umunyabuntu azabyibuha, uvomera abandi nawe azavomerwa. Niba ushaka ko bagukunda, kunda nawe. Ushaka ko Imana ikugirira neza, girira neza abandi. Uzajya ushaka uburyo wivana mu byo bene wanyu babayemo bitari byiza, mu izina rya Yesu Kristo, winjire mu byiza bigaragaza Yesu mu buzima bwawe. Ku mugani w'umuyobozi wa polisi, gutambara agapfukamunwa ntago byemewe, kwitwara nabi ntago byemewe. Ntago rero natwe byemewe ko karande z'iwacu zitwigarurira turaba Kristo. Ibyo nge narabyanze, biterwa no kwizera ufite. Hanyuma ndasenga mbwira Imana ngo imuhagurutse cyangwa imwice, nzabyara abandi badasunikwa mu igare. Njyamye ngiriye yereko marayika w'Iteka araza agorora amagufa y'umwana. Dogiteri yarambwiye gushaka igare tumusunikamo, nzamutegeka haguruka gatatu, yambwiye inzozi yarose agwe gatatu ndeba. Uzamukubita bihwana n'iminsi 7, iminyafuri 21, kandi ni gatatu ku munsi nk'amasengesho Daniel yasengaga. Nuko ibintu byagenze, umukobwa ahaguruka cyane. Twese haleluya. Turashimira Imana yabanye natwe kuva tuvuka kugeza n'ubu. Tuyiha amashyi tubikuye ku mutima, yagize neza. Ndumva hano atari ubwa mbere mpageze. Bamwe banzi kera, guhera 2006 najyaga nza hano, ariko mfite ibigeragezo byinshi byo mu muhamagaro, ariko nkakomeza imbere. Nitwa Nzeyimana Damascene, paruwase icyo gihe naturukagamo yari Nyakabanda, hanyuma yabyaye Kimisagara. Ndi umugabo rero, ndubatse, mfite umugore, mfite abana 3. Imana yarampamagaye gukora umurimo wo kuvuga ubutumwa bwiza. Kuri Noheli nari ndi muri paruwasi ya Ngoma, yavutse muri Mugina. Nabo bagira amateraniro menshi. Dutandukana barambwiye ngo nzabaramutse, mwakire ntacyo zabo. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, bice 46 umurongo wa 3 n'uwa 4. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, bice 46 umurongo wa 3 n'uwa 4. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, bice 46 umurongo wa 3 n'uwa 4. Nimunyumve mwanzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli mwese, abo nahetse mukiri mu nda, nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru, ndiwe. Muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka. Igihe waremye, ingi uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ibice byaho 6 umurongo wa 53 kugera kuri 56. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko, ibice byaho 6 53 kugera kuri 56. Haravuze ngo nuko bamaze gufata hakurya, bagera imusozi mu gihugu cy'Igenezareti, batsikaho. Bacyomoka, abaho bamenya Yesu, birukanka impande zose muri icyo gihugu cyose, batangira guheka abarwayi mu ngobyi, babazana aho bamwumvise. Naho yajyaga hose, ari mu birorero cyangwa mu midugudu cyangwa mu ngo, bashyiraga abarwayi mu maguriro, bakamwinginga ngo nibura abemerere gukora ku nshunda z'umwenda we gusa, abazikozeho bose bagakira. Mwakira ijambo ry'Imana. Mana nyiricyubahiro cyose, turagushimiye. Wabanye natwe kuva tuvuka, erega na mbere ko tubaho. Bibiliya iravuga ngo twari mu bitekerezo byawe. Watumenye utaraturema mu nda z'ababyeyi bacu, udushyiraho kugira ngo tuzahanurire amahanga. Turagushimiye ko waduhamagaye
udashingiye ku bwenge dufite cyangwa gukiranuka kwacu, ahubwo bishingiye kuri Yesu umwana wawe. Icyubahiro ni cyawe. Abagabo n'abagore, abasore n'inkumi turi hano twicaye ku birenge byawe, kuko ijambo riravuga ngo ijuru ni intebe yawe, isi ni intebe y'ibirenge byawe. Aho uzatura ni mu mitima y'abantu. Turagushimiye mu cyubahiro cyawe, wemeye kuza kubana natwe ugaturana natwe. Ijambo riravuga ngo nzaba Imana yawe n'ababwoko bwanjye, kandi nzatura muri bo ngendere muri bo. Imana ihimbazwe ku bw'ibyo. Turagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya twicaye hano duteze amatwi kumva icyo uvugana natwe. Ntago namenye iteraniro ryose ibyo rikwiye, kandi mwene data yavuye imbere asenga, nanjye ndagushimiye kuri Imana mu ruhande rwacu. Ariko ijambo riratubwira ngo asama cyane nduzuza akanwa kawe. Natwe twiteguye kwakira, amaso yacu akorwaho twitegereze neza, amatwi yacu akorwaho twumve neza, imitima yacu gukingukire. Amaraso ya Yesu Yesu ubugingo bwacu, iri teraniro ryose rihabwe umugisha. Nirukanye imbaraga z'umwijima zikorera mu kirere, nirukanye abadayimoni bavanga igihe umuntu avuga. Ndafunza amarembo y'ikuzimu mu izina rya Yesu wantumye. Ndasabira umugisha iri teraniro ryose, mbabera umugisha bambera undi. Duhana umugisha n'igihugu cyacu n'isi yose nzima. Jambo ryawe ryamamare, bwami bwawe bwumvikane, kuko izina ryo risumba yandi yose twamenye. Cyubahiro kibi cy'Imana, tangirane nanjye sozanye nanjye mu izina rya Yesu. Amen. Inyigisho y'uyu munsi iravuga ngo turi ku mugongo w'Imana, ntacyo tuzaba. Niko inyigisho ivuga. Mumaze iminsi muri kwinginga Imana ngo ibagarure ibihe byanyu bibe nk'ibya kera. Ni byiza cyane. Hanyuma isaha iyo yuzuye Imana irabikora. Turi ku mugongo w'Imana, ntacyo tuzaba. Ni byiza gufata ijambo ry'Imana mukariha agaciro mu mitima, kandi uyu munsi ni ubuhanuzi bw'Imana mukwiriye kumva. Uyu mwaka twanyuze mu bintu byinshi. Itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri najyaga muri niba ture kuri ADPR ya Kabeza hari i Kigali, ariko Imana imaze iminsi iri kuvuga ngo Satani ashaka kunsha amaguru. Ubundi kuri Satani ni bitatu: kwiba, kwica no kurimbura. Kuri Yesu ho ni byose. Yazanywe no kugira ngo intama ze zibone ubugingo kandi bwinshi. Byose byiza nibyo nshaka kuvuga ku mwami Yesu. Satani ategura imva akazicukura, umwami akazisiba. Satani akora ibyago n'amakuba ngo ahitana abantu, ariko Uwiteka akadukiza muri byose. Hanyuma turi gusenga, icyo gihe twari twakoze amateraniro meza ari mu mwuka mwinshi. Nimubona mufite ibihe byiza bikomeye cyane, mujye mwitegura imbere guca mu bindi bigeragezo bikomeye cyane. Burya Imana biri kubaha imbaraga. Abantu musoma Bibiliya mwe muzifunze. Ntago wafashwa twarangije gusoma ugisoma Bibiliya ufunze Bibiliya yawe gatoya. Mama, bwira uwo mwegeranya afunga iyo Bibiliya ye. Ese ibyo mvuga birumvikana kuri mikrofone? Okay. Ikindi, telefone zanyu muzishyire mu majwi acecetse. Nabonye izisakuza batamenye ko twageze mu rusengero. Uyu aba ari umwanya wo kumva Imana. Pastor ntiyasenza nsengera, ntimwumvise nsenga nisengera. Ubwo muri make murimo mwumva iki Imana ivuga. Andi majwi akwiye guceceka tukumva niki Imana ivugira muri uyu mukozi yadutumyeho. Ese ibyo murabyumvise? Aha. Hanyuma nkuko nabivugaga, umuntu arambwira ati reka dusengere iki gice cyawe cyahano. Ariko nkabona n'ibya bindi by'abanyamwuka bakabya. Abatereka abandi baransiga dore imodoka iragiye, mwewe mu nsengero ati ushaka ugende n'amaguru ntitukurekura ntuva. Nuko ndavuga ati sawa kandi bendetse. Banyinjiza mu nzu turasenga. Uwasengaga aravuga ngo iki gice cyawe nicyo Satani yashakaga gucamo kabiri, adasize n'akarya kaguru ko hasi. Atareka Imana ibikuyeho. Umuntu naguhata kugusengera atari wowe bimusabye jya umureka. Ikabuga icyo gihe navugaga kubohorwa imivumo ya karande. Ndababwira ni hari karande zigize ishyano ku bantu, ikintu kikaza kikishyiraho kikumva kitahava. Umuntu akavukira mu muryango w'abarwara umutwe, ugasanga abantu bose ikibazo bagira ni umutwe, ikibazo bagira nasima, ikibazo bagira ni imitsi. Ntukabona n'uruhererekane, iwabo nta utsinda mu mashuri, iwabo nta ugira akazi, ushatse umugore apfa mbere nawe mbega bagahora muri ibyo nyine, nta mugabo ubaho adapfakaye bose ba. Ndababwira nticyazanye Yesu no kuvunagura iyo myuka mibi yose, akadukiza imivumo ya karande, agatukiza imivumo y'amategeko, avuga ngo have umuntu wese udarimbanira ibyanditswe n'amategeko, akaduhereza ubugingo buhoraho iteka ryose, ariko akadukura mu maraso twavukiyemo ari ya gipagane y'iwacu. Turagenda rero
dodani ya mbere turayirenze, ya kabiri turayirenze, ku ya gatatu ntiyagaragaraga kandi moto yihutaga cyane, saa 10:40 nisanga hejuru yo mu kirere no kuri kaburimbo hasi pa, iri gufa rya karivakire ricikira. Ndatekereza ndavuga nti ndajya kubwiriza tu. Umumotari arambwira ngo nkujyane kwa muganga, nti oya dukomeze ku rusengero wowe ungezeyo uhita ugenda. Ndamwishyura aragenda, ndagenda ndigisha muri Laurent, muri make ngenda gahoro ndarangiza. Ariko nza gutekereza ndavuga ngo ko inkuba yigeze nkubitira mu rusengero, kakaboko kaba paralize nkakagarura, n'akaguru byagendanye, mikoro yancitse, migiseri yahiye. Ibi bimbayeho biri mu mugambi w'Imana, nta maraso yigeze ava ricika uko. Hanyuma nanjye sinzi ko ibintu byagenze, birarangira turagenda kwa muganga. Ariko ntibyari ibintu byoroshye, ngiye nyine narijyanye, nateze moto nsubira mu rugo, ndagaruka ngenda gushaka umupastor ufite imodoka, sanga yavuye mu rugo, ariko ambwira ahantu hari turagenda njya hashika. Uwo munsi kuva mu gitondo kugera saa 3 byose byari birangiye, bamaze no kunyuza mu cyuma. Barambwira ngo ntago bene habaga, bahabaza urapfa cyangwa se bikaba ubumuga bw'iteka. Icyo tugukorera ni ukwambara bande ebyiri, nicyo gatuza wambara n'icyo ukuboko. Uzamara amezi 2 umeze uko kandi nta guhindukira, nta kunyeganyega. Ati sawa. Namaze iminsi 7 banyegura, numvise umubabaro, ariko nasenga Imana nkabona nagiye mwivuga butumwa ndi muzima, nta kibazo na kimwe mfite. Nituvuga ibi tujye twumva ko nta gikomeye ufite wowe kiruta imbaraga z'Imana. Ntugatekereze ko ubuzima ufite bukomeye cyane. Hari n'abatekereza ko bati kubaho ntacyo bimaze, ndumva nakwiyahura. Oya, jambo nazanye rivuga ngo turi ku mugongo w'Imana, ntacyo tuzaba. Hanyuma ikindi gitangaje muri ibi, naribajije ngo habaye impanuka, ubwo ivuga butumwa rirahagaze n'ibindi byose birahagaze. Ariko ibintu bihagaze, niba kwirukana no mu kazi, ntago uriho kubw'akazi, ahubwo uriho kubw'Imana yakaguhaye. Cyambere Imana yabanje gukora, yaguhaye Yesu aragupfira. Pawulo akavuga ngo ubwo yaduhaye umwana wayo izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Umuntu wa mbere nandikiye kuri message w'inshuti mubwiye ko nagize impanuka, yarambwiye ati ndi kure, ariko umuhungu wanjye muhaye amafaranga 230 aguha 230. Ntabwo nigeze ngira ikibazo cy'amafaranga, ahubwo nayahaga abandi. Hanyuma Imana igira icyo ifata ryagufa, urabona riba rimeze gutyo, iriteranya gutya, ariko riraza ririyomeka bien ku buryo nawe nishobora gutandukana. Iranteranya neza, nta muntu wigeze nkarabya narikarabya nkoresheje iki gice cy'iburyo, ko ikibazo cyarahangaha. Igufa riraterana neza kuri gahunda. Ubu ndi muzima wese, nterura amajerekani 2 mu maboko 2. Muhimana amashyi mubivanye ku mutima, muyishimye. Inyigisho iravuga ngo turi ku mugongo w'Imana, ntacyo tuzaba. Uwanditse iki gitabo ni umuhanuzi Yesaya, numwe mu bahanuzi bakuru. Ibihamye ibyo nuko babonye inyandiko yiyandikiye wenyine. Igihe bari baranyazwe bajya Babylon, mu kugaruka bagiye babona inyandiko za Yesaya basanga ahantu ziri. Yabihanuye mu mwaka wa 700. Ariko ubuhanuzi bwe buragenda bwerekeza ku Mana izava mu ijuru, ikaza mu isi, igaturana n'abantu, ariyo Yesu. Hanyuma bigashaka kuvuga ngo nimanikwa hejuru y'isi, uwo ni Yesu uvuga, nzireherezaho amahanga yose. Urabyumva? Uyu mubyeyi araheka. Hanyuma abasesenguye ibyanditswe baravuze ngo iki gitabo wakigereranya na Bibiliya yose. Bibiliya yose igira ibice ibitabo 66, kino gitabo nacyo kikagira ibice 66. Barongera baravuga ngo ikindi washingiraho kukigereranya na Bibiliya yose, Yesaya hanura kuza kwa Yesu, akavuga umurimo we, akavuga umubabaro we, urupfu rwe no kuzuka kwe, ndetse no kugaruka ubwa kabiri. Kandi kuva mu itangiro kugera mu byahishuriwe ni Yesu gusa havugwa. Umukiza Kristo wasizwe amavuta kugira ngo acungure isi, ni umwami w'abantu. Baravuga ngo ku gice cya mbere kugera kuri 39 uhagereranya n'isezerano rya kera.
hanyuma kuva kuri 40 kugera 66 kageranya n'isezerano rishya. Bashingira ku gice cya 53 havuga ibyo gucungurwa n'umucunguzi ari we Yesu. Iyo Yesaya avuga ngo duha umwana w'umuhungu, umwana yatuvukiye, ngo ubutware buzaburi ku bitugu bye, ahanuye ngo ni umwami w'abami, nta muntu uzamuvuguruza, ikimuzanye ni ugusenya ubwami bwa Satani, akubaka ubwami bw'Imana mu mitima y'abantu, akamenyekanisha data Uwiteka. Kuko Mose byaramunaniye gutunganya iby'amategeko n'Abisirayeli bose, abahanuzi birabananira bose, ariko Bibiliya iravuga ngo igihe Yohana yagize iyerekwa agiye kubona abona mu kuboko kwicaye kuri ya ntebe ngo harimo igitabo, ariko gifatanishijwe ibimenyetso birindwi. Kandi ngo icyo gitabo cyane mu mukiro bari mu isi niho hariho gucungurwa. Ikindi mwibuke ko Adamu wa mbere yari yamaze kwinjiza ibyaha n'urupfu, Satani amaze gutandukanya umuntu n'Imana. Ariko turashimira Adamu, biravuga ngo ni umuntu. Turashimira umuntu wa kabiri ari wa Adamu wa kabiri ari we Yesu. Yesu umukiza, Kristo umwami n'umutambyi, kuko babimikishaga amavuta abahanuzi n'abami n'abatambyi bimikishwaga amavuta. Muri we hariho ubwami, hariho ubutambyi, hariho no gukiza. Ubwo ni Imana yaje gukiza abari mu isi. Noneho Yohana mwiyerekwa rye ngo yarebye abona kuko mu isi yose ntihaboneka umuntu, munsi y'isi ntihaboneka uwundi, haba no mu bamarayika. Kandi ubwo gufata kiriya gitabo, kumena ibimenyetso bigifatanije, niho harimo gucungurwa ku isi cyangwa se gutabarwa. Yumva arababaye, ararira cyane, aravuga ati kubera iki hataboneka umuntu wadufasha? Reka mbwira abakristo, aho muri ni heza kuruta aho mwahoze. Bivuze iki? Nta cyiza kiri mu byaha twabagamo. Nushaka kuba yarufitiye amafaranga menshi, amake ufite uri muri Kristo Yesu araruta wari ufite ukiri umunyabyaha, kuko ari mu mafaranga ariko uzarimbuka iteka. Ariko uyu munsi ayo ufite ari mu mugisha, harimo n'ubugingo buhoraho bw'iteka. Amaboko abiri tubwire data ko yagize neza. Mana ishimwe cyane. Muri iri jambo harimo imbaraga zikiza indwara, harimo imbaraga zikiza ibyaha, hari imbaraga zisubiza ibyifuzo, hari imbaraga zizatugeza mu ijuru, kuko ijambo ry'Imana ririmo ubushobozi bwinshi. Ngo Yohana arimo kurira ngo agiye kubona, inyigisho ni ngo turi ku mugongo w'Imana ntacyo tuzaba. Ubundi gufashwa kwanjye ni ibintu bibiri, ni amarira cyangwa guseka. Ariko nseka bukeya, ariko ndira cyane. Kera sinari nyafite, ntangira gukizwa ntaruzura umwuka, nta marira nigeraga mbona. Abona usa n'umwana w'intama watambwe, kuko burya bajyaga bajyana intama mu rutambiro. Yesu niwe ntama y'Imana yitambye irangiza ibitambo, nawe mutambyi wabonetse witeka ryose witanze, akuraho gahunda y'abatambyi. Yajyaga agiye imbere, urya mutambyi mukuru yajyaga ajya imbere y'Imana nkari mu mwaka agiye ahera cyane. Yesu Kristo araza akuraho ibyo byose. Noneho ngo abona ko afashe cya gitabo, yiteguye gufata ibimenyetso, kumena ibimenyetso birindwi gifatanije. Arya n'amagambo arindwi Yesu yavugiye ku musaraba, ni imibabaro yagombaga kwinjiramo. Ntabwo yari buzadushyire ku mugongo we atemeye kubikoresha umubiri we n'amaraso ye. Byari ngombwa ko aza akitanga kandi akabikora. Noneho marayika aravuga ngo Yohana wirira, kuko intare y'umuryango wa Yuda anesheje, ahawe ubutware bwo gufata kiriya gitabo no kumena ibimenyetso birindwi gifatanije. Ngo agiye kumva yumva ibintu byose birikirije biti amen, haboneka ituze, haboneka amahoro. Kwatura ibyaha ni umuhango, ahubwo kwihana icyaha ukakireka ukizera Yesu nibyo by'ukuri. Cyambona abanyamasengesho bagiye mu butayu ngo twiyeze, birya ntago ari ukwiyeza. Hari igihe muba mutagiye guteza ibibazo by'amagambo gusa. Hari umunyamwuka umwe wabwiye umugabo ati hana inzoga warayinyoye. Ubundi areba icyubahiro cye n'imodoka yajyanye n'ubukira afite, aravuga ati wimbeshyera. Burya munyamwuka ararakara bahita bangana, ngira ngo ntibarasubirana. Ngiye kumusura ndamubwira ntariko wangana kuki ugira urwango, wowe wapfiriye abantu ryari?
ushobora kubimubwira ntabivuge mbyumva, yagera hariya akabwira Yesu ati kuva none ndetse inzoga nabimenya ariko sinashaka kwiteza abantu, ko mwagiye mugendana ubwenge cyane. Nyuma arayireka abwira Yesu, aravuga ati ntabwo nzongera kuyinywa, ariko nta bintu byo kwiteza rubanda. Ubundi umunyamuka icyo yari bukora yaragenda akamujyana mu ibanga bakaganira wenyine bagasenga na pana kumuteza abantu bose. Kwatura ni kimwe kureka icyaha n'ikindi, mbasabye kureka ibyaha Imana ikabagirira neza. Hanyuma ijambo ryavuze ngo ni munyumve mwanzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli mwese. Iyo havuzwe inzu ya Yakobo n'abana 12 ba Yakobo, Abisiraheli bose barya bose bari baratataniye mu mahanga. Imana ivuga ku ijambo rikomeye, iravuga ngo abona hetse mukiri munda nkabaterura mu kivuka. Ntekereza bene wacu ko batakijijwe, sibye mukuru wanjye umwe witwa Anastase wagiye mu ijuru na murumuna wanjye witwitije Donati. Imana yavuze rimwe iravuga ngo nakunze Yakobo Esau ndamwanga. Wowe ukijijwe jya wishimira Imana agakiza yaguhaye, nurangiza usengere bene wanyu Imana nyirije bagenderere, kandi ubuntu wagiriwe ubuha agaciro. Imana yaradufashira twiyegereza, idukura kure mu magana menshi y'abanyabyaha. Twari turimo twitegura, si ukubyitegura, twari turi aho tutazi Imana rurema, ahubwo imbere yacu hari herezo ribi tudafite ubugingo, ariko turashimira umwami Yesu wadufashe akatuzana akatwiyegereza. Aravuga ngo nabahetse mukiri munda ndabaterura mu kivuka. Twaciye mu kaga n'amakuba kenshi, twari mu ngorane nyinshi, ariko Imana iratwitegereza idutekerezaho, iradufatira tuzana. Mbyiruka nashisanze mu muryango wacu dufite imivumo 3 ya karande, uruhererekane rwo muryango. Uwa mbere ni ugushaka umugore agapfu gashaka undi, uwa kabiri ni uguterwa n'ibisazi bikica abantu, uwa gatatu ni ukubyara abana bamugaye bagendera hasi basunika mu igare. Nabyukaga nijoro ngasanga ndyamye muri salo nshuramye. Undi munsi nakinguye inzu ndyamyaho inka zirara, ari abadayimoni bantwaye. Undi munsi nazungurutse inzu yose mpona umutwe ku nkuta mpagaze, bugaki impanga yose yabyimbye bakambaza ati byakubayeho n'ibiki. Ntisimbizi naryamye nk'abandi bose. Ngaho Yesu yamvanye. Data shaka kurashaka umugore wa mbere arapfa, ashaka uwa kabiri arasara bisazi biramwica. Data ashaka mama atubyara turi 6 arapfa, ashaka uwa kabiri arasara ibisazi bitaramwica, arabyarana umuhungu wamaze imyaka 8 yaravukanye umugabo kutagenda. Mu Kinyarwanda cya kera ngo nukuremara, ariko nuwavukanye umugabo kutagenda. Wa muhungu nawe arapfa ameze uko, muka data biramwica nawe. Imana impamagara insanze muri uyu muryango ndakizwa. Wa mudayimoni wa karande yibwira ko nanjye azangenza nkuko abyumva. Ndagira ngo mbwira abanteza amatwi mwese, uzajya ushaka uburyo wivana mu byo bene wanyu babayemo bitari byiza, mu izina rya Yesu Kristo winjire mu byiza bigaragaza Yesu mu buzima bwawe. Batizwa mu mwuka wera muri 85, nakiriye agakiza 4 mu 12. Nyuma y'umubatizo w'umwuka wera nsengera mu muntu wanjye arimo abadayimoni batera ibisazi ndabyirukana. Gahunda zikomeza imbere, igihe kiza kugera nubaka urugo. Nshatse umudamu, umugore wanjye yapfuye 7 azuka 7, nabyanze 7 nanjye. Iteka iyo wumva uhagaze mu gukomeza ijambo ry'Imana muri wowe. Inyigisho turiho none iravuga ngo turi ku mugongo w'Imana ntacyo tuzaba. Ubundi izina rya Yesu biravuga ngo Imana yanjye ntagakiza, iyawe nanjye iyo Mana ntagakiza. Kandi umwami Yesu twakiriye arakiza, ni umwami w'abami, yarasizwe kugira ngo aducungure, atwambike imbaraga, aduhana ubutware, tugendera mu mbaraga z'ibintu bikagenda neza sawa sawa. Hanyuma rero maze kubaka urugo, imfura yanjye ikurana ya maraso yo kwa data, ivukana kumugara kw'amaguru n'amaboko. Agendera hasi imyaka 4 yose ndamwitegereza. Mujye musubiza amaso inyuma mwibuke ibitangaza Imana yakoze mu nzira zanyu aho mwanyuze. Kuvuvuka kugeza ubu hari ibyo Imana yakoze ntuzabyibagirwa. Icya kabiri,
uzajye wemera ko ibintu bishoboka nubwo byabikomeye. Ntuvuge ngo iki ngiki kiragoye. Uyu mupaseri wanyu twariganaga mu ishuri narabuze minerva. Rimwe abanyeshuri bariteranya banshakira 28,000. Uriya nawe arimo. Gahongayire Emmanuel. Baravuga bati wihangane naho tugarukiye natwe turi gushaka yacu. Ariko ijwi ry'Imana ryari ryarambwiye ngo uzasoza neza mu wa gatandatu. Hamwe n'abandi ntese amafaranga ari hengo nzayaguha. Ntabwo dukwiye kubaho mu buzima buvuga ko ibintu bitashoboka. Uyu mujyi nawe unyuzemo. Umushumba bayabaye uyu munsi Ruganza Ephraim ni ukiri hano. Nigeze musanga mu rutobwe. Ishati ntiyankwiraga, ipantaro ntiyankwiraga, ibiro napimaga ni 48. Kandi kugira ngo mve mu rugo nagombaga kugenda nasize ibyo kurya bizahwana n'iminsi nzamara. Ntago ndi bene wa wundi uvuga ngo size urugo ngo Imana izarutunga. Oya. Nibanzi yampereze mbona kugenda. Ubundi umugabo ni uko agomba kumera. Icyo akora n'uyirusha imbaraga yagushyizeho igitugu wagenda. Ariko siko ibigenza. Ngo mwihangane ndagiye oya nta kugenda. Hari bantegereje saa 3 nanjye ngeze saa 8. Kandi bakavuga bati umugabo uje ni umugabo uteye ubwoba atitwa Damascene. We rero yarazi ko ari umuntu munini kumbi nakantu kangana gake. Wakwereka amafoto badufotoraga mu ishuri nabaga kabisa ubona nteye ubwoba. No kujya kwiyogoshesha nticyari cyoroshye. Banyirukanaga kenshi. Hari umunsi namaze ibyumweru 2 narabuze n'itike kujya ku ishuri. Bafata umwanzuro wo kunyirukana mbaza Imana irambwira ati we ntegetse kuguma mu ishuri. Byaturutse ku mbabazi mbwira directeur ati mumbabarire sinzongera. Abandi banyeshuri nabo bakavuga batari koko tumubabarira icyumweru kimwe turebe. Hejuru y'izo mbabazi sinongeye gusiba ukundi. Imana impa amafaranga ibintu birakunda. Hanyuma ikimenyetso cyabyo nuko ubu navuye i Kigali nteze moto kugera hano. N'ivatiri nayikodesha nkaza. Iyo ubayemo neza ukwihanganira mu Mana, usonze uri ku mugongo w'Imana, bakwirukana ku kazi uri ku mugongo w'Imana, utsindwa mu ishuri uri ku mugongo w'Imana, igihe cyagera ugatsinda ibintu bigakunda. Birya byose ucamo witerwa ubwoba n'izo ubona. Icyo gihe narinjiye umushumba wanyu aravuga ngo ese ngo burani kariya bavugaga kwere. Ariko idashaka kubabwira uko yabigenje. Urusengero kurukinga byari byaranze nta na pavoma. Abona bitanze nk'esheshatu amagara ne ihene nka 40 ingahe ntibuka. Umugabo mbona ararise burya arameneka. Arambwira ngo umukozi w'Imana ngo Imana imbabarire ntiyabaye gute. Ati nakugayiye mu mutima ngo burya ni kare yabavugaga. Ndambwira ati umukozi w'Imana burya nyine turi abantu kandi niba kugaya wivuga ko babeshye. Umuntu nakuvuga yavuze ibyo abona ese wumva yavuga gute. Ikintu kibi bakite kiza se Uriya mushumba wanyu n'umurokore mwiza cyane. Ndavuga ati kweri nta kibazo umuntu wese yabitekereza. Ati sinakwakira ngo nkugaburire ntarabanza kumva neza ko mbohotse. Ni umukristo n'ukuri kw'Imana. Mbibabwiriye iki? Nawe niba uri guca muri bene ibyo witerwa ubwoba n'ibyo ubona. Hanyuma urusengero bararupavoma baranarukinga Imana irigaragaza. Ntabwo Imana ishingira ku butunzi ufite, ishingira kuko yaguhamagaye. Ariko umushumba wanyu n'umukristo arakijijwe. Kugayira umuntu mu mutima ni nka Mose na Miriam. Ntimubyibuka ko bavuze ngo ngo umunyetiyopiya kazi ngo mbese koko ngo buriya ngo Uwiteka akorana na Mose gusa urabibuka abagabo bicaye Kora Datani na Biramu ravuga ati ariko twebwe hajya ntitwaba batambira. Barasuzugura kugeza igihe abahamagaye banga no kuza kwitaba. Bati ntaho tugiye. Rero umuntu agusuzuguye uko akubona wimurenganya nicyo gihe cyawe kugira ngo uzabone icyo ubwira abandi nawe. Cyari cyaranyokeje rwose. Ubwo abo tuzira sabanzi kera nza hano ni bande. Nyiri kwa kundi munzi mushyira biganza cyane. To niba ari bose tuziranye kera. Nese murabina bikiri bya bindi. Imana igihindura ibintu bikemera bigahinduka. Ibi mvuze si bose babyumvise ariko bake banyirabyo baranyumvise. Ihangana Imana izakugirira neza ntacyo uzaba uri ku mugongo wayo. Ntuzayihemukira utegereze Imana gusa. Isaha Imana nigera ibintu byose izabikora kandi neza. Ubu rero ntago nshobora kongera gukererwa. Ibyo gutegereza imodoka yaguruka saa 2 oya. Ni ukugenda kuri moto cyangwa nkagenda mu modoka. Ni nabikunda ubwo nzongera ngaruke mfite imodoka kuko irazigira. Si byo subwo. Abandi se bose barazivukanye. Ubusaba kodesha hano abandi bafite amazu bo barayavukanye. Nawe wayubaka bikakunda da. Ushingiye mu ijambo ry'Imana rirahanga.
kuko igihe cyarageze nohereza n'abana kwiga Nairobi. Ibyo ni ibintu utapfa guhangara, ariko ibonye amafaranga uyafite urabohereza. Umwana ntangira kumusengera, ndavuga nti mbanza kumushyira dogiteri. Amurebye amunyuza mu cyuma, aratubwira ngo ntabwo umwana azigera agenda, afite ikibazo cy'amaguru n'amaboko, ingingo ze zifite ikibazo. None wihangane uzagura igare ryo kumusunikamo. Kandi abantu benshi mwicaye aha mufite ibintu muri kurwana nabyo by'iwanyu. Nanone nimba iwanyu bicwa n'umutima avugana n'Imana ko utakeneye kwicwa n'umutima wishe sogokuru, byo kuvuga ngo urangura kwica ujye mu ijuru tube tubiretse, ahubwo ubanze uhangane n'ikibazo cy'iwanyu. Burya bijya bivaho bigakunda cyane. Ntabwo umuntu yapfa kwemera ibintu byose byigize ishyano ngo yego ndakijijwe ngo ariko iwacu dupfa amatwi. Niyo mpamvu nanjye ntumva cyangwa nyarwaye. Oya ntabwo byemewe. Ku mugani w'umuyobozi wa polisi gutambara agapfukamunwa ntabwo byemewe. Kwitwara nabi ntabwo byemewe. Kuba mudafite imetero hagati y'umuntu n'undi mugomba kubyumva, mujye mutega amatwi radio. Ntabwo rero natwe byemewe ko karande z'iwacu zitwigarurira turi abakristo. Ibyo nge narabyanze, biterwa no kwizera ufite. Hanyuma ndasenga mbwira Imana ngo imuhagurutse cyangwa imwice, nzabyara abandi badasunikwa mu igare. Njyamye ngiriye yereko marayika w'Iteka araza agorora amagufa y'umwana. Dogiteri yarambwiye gushaka igare tumusunikamo, antegeka ko iminsi 3 nishira nzamutegeka haguruka 3, yambwiye inzozi yarose agwe 3 ndeba. Nivanemo impuhwe z'ababyeyi, azamuka agwe mukubita umunyafu ku kibuno wakibyeyi ntambabazi. Uzamukubita bihwana n'iminsi 7, iminyafu ni 21 kandi ni 3 ku munsi nk'amasengesho Daniel yasengaga. Nuko ibintu byagenze, umukobwa ahaguruka atyo. Duha Imana yo mu ijuru amashyi yamuhagurukije. Imana irashoboye. Hari ibintu Imana ikora kugira ngo yemeze abatemera. Iyo uri mu bibazo uhita utekereza si bizavaho nyine. Ni igiki se kinanira Yesu? Nta na kimwe. Uyu niwe mfura yanjye. Iyo havutse umwana w'umukobwa baravuga ngo igihugu gifite amahoro. Urareba ukuntu ari umukobwa mwiza, urabona atari mwiza mwa urubyiruko ubona atari sawa. Rero ibyo dukeneye cyane nuko Imana igaragaza imbaraga zayo ku buzima bwacu, ikadukura mu mivumo ya za karande, kandi ukuboko kwa Kristo kukarushaho kubana natwe. Ijambo ry'Imana ni rizima, rifite imbaraga zo gukora ibyo abantu bananiwe, kandi muri iri jambo dufitemo ubushobozi bukomeye muri Kristo Yesu. Twasomye ijambo ryatangaje cyane kandi rinejeje. Ariko burya Bibiliya iraryoha cyane, kandi mujye mukunda ijambo kuko ni ubuzima. Abaje nyuma twasomye muri Mariko igice cya 6:53 niko amagambo yatubwiraga. Tuhasomye twasanze Bibiliya ivuga ngo bamaze gufata hakurya batsikaho, bahagarika ubwato, bacyomoka baho bamenya Yesu. Maze bamaze kubimenya rero bahita bagenda kuzana abarwayi baturutse imihanda yose. Bundi Yesu Kristo amaze kuza yigishije abantu ibyo kwizera, aravuga ngo nimunyizere mwemere ko ndi muri data. Wo abwira abigishwa be, na data muri jewe. Nimutizezwa n'ibyo nababwiye. Ari ryo jambo ry'Imana. Ubundi iyi jambo twakira niryo bita logos, harirema ishurirwa ry'Umwuka Wera. Nukuvuga ngo bive mu nyandiko teori bijye muri pratique, ibikorwa bigaragara. Ikigaragaza Yesu n'imbaragaza nuko akura ibintu mu byanditswe akabishyira mu buryo bugaragarira abantu. Indwara zigakira, abantu bakabohoka, ubwami bw'Imana bukamamara, izina ry'Uwiteka rigashyirwa hejuru. None birabango bakabazana mu maguriro. Mu maguriro ni hehe? Ni mu isoko, aho bamwumvise gusa, aho yakoreye ibiterane rero. Bakamwinginga bati ntago twirirwa tugusaba gushyiraho ibiganza, reka buri murwayi wese akore ku mwambaro wawe gusa. Bibiliya ivuga ngo uwabaga akoze ku mwenda wa Yesu wese. Yisomye muri Luka 8:43 kugera 48. Uribuka wa mugore umaze imyaka 12 afite indwara yo kuva amaraso, akora ku mwambaro wa Yesu, imbaraga ziva muri Yesu zinjira muri wa mugore, isoko y'amaraso irakama. Turi ku mugongo w'Imana, ntacyo tuzaba. Hanyuma
icyo nkundira Yesu, iyo ageze mu rugo rurimo ibyago byabazengereje, Satani yararwifatiye, ahita yirukanamo abadayimoni bose, urugo rugatangira kugubwa neza, kandi azana impinduka mu buzima bwacu. Noneho ikibazo gihari nuko abantu benshi bamaze gusubira inyuma bareka Yesu, bararambiwe, barategereza, bararambirwa. Bamaze kurambirwa baravuga bati ndabona ibi ngibi, ubundi Imana yemeye ko bakinga insengero nta n'impamvu. Oya, none ko ari ishuri twanyuzemo Imana itwigisha, tugomba kubicamo, ariko tukihangana, tukagomba mu Bukristo. Turi ku mugongo w'Imana, ntacyo tuzaba. Muri iyi yaravuze ngo turi ku mugongo w'Imana, ntizadusiga, ntizaduhana kuko iduhetse ku mugongo wayo. Hari umugabo umwe nabonye wabaga muri korali ya ADPR Paruwasi ya Gahengeri, yari amaze imyaka 7 ari mu rusengero, ariko avuga ati Yesu, ngewe icyifuzo cyanjye mfite ni kimwe, ndashaka kumva abigisha bo mu rusengero, kandi amatwi yanjye arapfuye, gihe ni kinini, imyaka 7 ni myinshi. Abaganga bamubwiye ko harya bagita n'insina z'amatwi se tujya twimbere indani, ingoma z'amatwi sorry, ngo zarapfuye. Ndaho numva umwami Yesu aravuze ngo mbere yuko wigisha uvuga ijambo ngiye kukubwira ntinirihe. Ataharimo umugabo usaba kugira ngo yumva abigisha, arankunda, aba no muri korali, aza mu repetition ya korali na gahunda zose, ariko ntajya yumva ibivugwa. Ni hanyuma none mvuge ngo iki, uvuge ko umuyaga wo gukiza ngunyujije aha, usohokeye aha, ingoma ze z'amatwi zirakiza. Ndabivuga ndaseka, abo twajyanye arabati buri abadamasena bari gukabya, ariko se ko ari umugabo undusha imbaraga numvise abivuga kandi akaba bishoboye, ubwo mba nkabije gute? Ndababwira ni ikimenyetso mbahaye, ngiye kubwiriza yumve, kuko ni Yesu umukijije, nta ruhare nge nabigizemo, nta nubwo tumusengera. Turamusengera, si Imana dusabye gusenga. Nsoma ijambo turikomereza mu musozo w'inyigisho, icyama namwe bikababera gutyo kubyifuza mufite kuri uyu munsi udasanzwe, kuri tariki ya 3 hanyuma mwaka mushya mu izina rya Yesu. Inyigisho irangiye, abantu bamaze kwihana no abaguye babyutsa, abandi bakiriye agakiza. Mugabo aturuka muri korari araza aravuga ati mwese muranzi, ati imyaka amaze yose murayizi, atari ko uyu mugabo yabwirije ndumva. Numva Yesu ndamukunze cyane. Aravuga ngo nta kindi nakorera Yesu, muhaye inka yanjye. Nimujya muza gushima hano, mujye mubanza mu bitekereze muri mu rugo, unategura ishimwe rikurusha ubushobozi. Iri kurusha ubushobozi ni iki? Ni igihe ufite nk'ibihumbi 5 ariyo wacungiragaho, kirya gihe ukoze ikintu kiremeye, ukayishyira muri envelope ukavuga ati boss naya nguha. Yesu arareba akabase ko ampaye 5 ndamurekara, ukabona aguha umugisha ubonye nk'ibihumbi 50. Ibyo mvuze biraba kuko Imana ishoboye kubikora. Umugabo ahita atanga inka, madamu we yitera hejuru, araza aravuga ngo ndashimira Imana, umutware wanjye imyaka ni myinshi, nanjye ntanzi ihene muzo nari mfite. Ubwo umwami Yesu agabana inka n'ihene mu rusengero. Turi ku mugongo w'Imana, ntacyo tuzaba. Muhereze Yesu amashyi yanyu, mumushimire, ni umwami mwiza, akora imirimo ikomeye. Ntukajye upfa kuza ngo uje gushima gusa, banza ubitekerezeho, ubwire Yesu ati buretse gatoya, banza umereze ishimwe, nzari gushyira, kandi binezeza Yesu. Muri iri jambo harimo benshi mwinjiye mu iteraniro, mwari mumaze igihe kinini murwaye. Imana irambuye ibiganza byo gukiza kuri mwebwe. Kimenyetso ntanga nuko iri joro murara neza, mwararaga nabi. Cyo nkundira Imana, ahantu turi ni ku birenge by'Imana, ntagaraho gupfira naho gukira. Muri iri jambo harimo benshi muri hano ubuzima bwari bwaragoye. Uzi ko mu gihe cya corona naryoshye kurusha indi minsi yose nabayeho. Hariho umunsi nabwiye taxi voiture izanditseho yego kabisa, ndamubwira ati rero ngiye kuri wese none gufata ya mafaranga yanjye Nyabugogo, uransha ngahe? Ataka mashina yo kabara niyo utanga, urabizaye n'igihe itinda mu nzira. Turagiye namwishyira 8,600 kuva Iyerika Gisozi kubaza Kigali, ni hafi cyane. Moto igenda kuri 500, kugenda no kugaruka mwishyura 8,500.
ariko mvanayo ibihumbi 100 hehe kuri Western Union kuri bank. Byari ibintu bigoye bivunye, ariko turi ku mugongo w'Imana ntacyo tuzaba. Turenda gusenga Imana. Umunsi umwe umukristo agira ikibazo, arantelefona aravuga ngo ndazi ujya wigisha kwizera Imana igakora byinshi, ariko mfite ikibazo cy'umwana birukana kandi yiga mu Buhinde, none ndashaka umfashe dusenge. Turi kubura ibihumbi 100 by'amanyarwanda kugira ngo batamwirukana, miliyoni tumutangira igafu busa n'ebyiri ishuri ritanga zose zigahomba. Naramushubije ngo ibyo sinabisengera, ahubwo ndabikora ngewe, kuko no mu ishuri bankoreye bampa 28,500. Ubwo se gute ntacyo muri ikibazo cy'ibihumbi 100? Mfata ibihumbi 120 ndayamuhereza, ndamubwira ngo iri si idene, nkoze iby'Imana yagombaga gukora. Birantangaza, ntimukaguriza abantu kuko bituma mwangana. Aracuruza gahomba, aho kumuguriza 500 muhe 50 y'ubuntu, mubwire ati Imana izaguha umugisha, ariko nyaguhaye byaba ntago ari byo. Cyangwa se uyamuhe nk'uyabuze, mbona ararize ntese kuriza ati y'ubuntu atuyampaye burundu uti cyane, nanjye abandi barabungiriye. Kandi Yesu Imana yaradukunze itanga umwana wayo. Nukunda umuntu wivuga mu magambo, kora igikorwa kigaragaza ko umukunda. Ndagenda, maze kugenda icyo cyumweru, umuntu arambwira ngo ndabizi umurimo wivuga butumwa ukora uravunanye, ariko nakohereje amadolari 500 ayanyuza kuri banki yanjye yitwa KSB, bica muri message mbona ko inote zaje. Icyo gihe bayavunje ku bihumbi 430 niyo nabonye mu manyarwanda. Imbere gato Imana nanjye ikoresha undampa miliyoni. Abantu bataramenya Bibiliya ivuga ngo uvomera abandi nawe azavomerwa, umunyabuntu azabyibuha. Imigani 11:25. Umunyabuntu azabyibuha, uvomera abandi nawe azavomerwa. Niba ushaka ko bagukunda, kunda nawe. Ushaka ko Imana ikugirira neza, girira neza abandi. Twe kwirebaho cyane, ahubwo tumenye ko Imana idufite umugambi mwiza. Reka ne kujya kure, tugiye gusenga Imana. Hanyuma Imana yaravuze ngo ubwire abantu bose uzabwiriza ubutumwa ko Satani afite umugambi wo gufata abantu baguye, akabica impfu zitunguranye z'impanuka cyangwa indwara zihuta, akababuza ubugingo bakanyura mu nzira y'ubusamo y'irimbukiro. Ariko kuko mbakunda, abadakirwa n'abaguye bambwirire, abatarakizwa bakira gakiza, abaguye babyuke. Icyambere mpabarira ibyaha byabo, icyakabiri mbongerere kurama, hanyuma imyaka kurama kwabo nirangira tuzajya nzabatwara mu ijuru tubana nabiteka ryose. Ndasabye umuntu wari umukristo agasubira inyuma ahaguruke, yavuye ku mugongo w'Imana wongera usubireho. Ndasaba umuntu utari wakizwa nawe ahaguruke tumusengere. Abo tubasengere by'umwihariko, muve mu rupfu mwinjire mu bugingo, kuko iyo umaze kwihana Satani ubumucitse n'icyaha utandukanye nacyo, uhita winjira muri Yesu. Yesu akakubabarira ko bati mwana wanjye ndakubabariye, kandi imbabazi zishima hejuru y'ibitambo cyane. Ndagira ngo rero dusenge Imana muri uyu mwanya. Umuntu wari umukristo akaba yarasubiye inyuma, ahagarara imbere y'Imana tumusengere. Icyakabiri n'umuntu utarakizwa, abo bombi bahagarare tubasengere Imana. Imana ibahe umugisha. Ndumva ari uko nahawe kubabwira, kandi rwose mwumve imitima yanyu ibyakiriye kandi mufite kwizera.